Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyaze mwanya makuru iteganyagihe mtegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kwibagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tujye kurebera hamwe uko ikirere kibe cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse n'uko kizaba cyifashe mu minsi 5 izaza. Uyu munsi ku masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha yo ku gicamunsi hiriwe harangwa n'ibihe by'umucyo. Umunsi w'ejo rero naho hazirirwa umucyo, imiyaga yo izaba iringaniye ifite icyerekezo cy'amajyaruguru y'uburengerazuba. Turebye mu buryo bwimbitse uko icyerekezo bakifashe mu majyepfo mu masaha mu gitondo bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 14. Mu burengerazuba naho bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 12 mu karere ka Nyabihu, naho abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 12 na degrees Celsius 17. Mu majyaruguru naho bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje, naho ibyo bicu nta mvura bizatanga, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 11 mu karere ka Musanze, naho abandi bazaba ari kuri degrees Celsius 13 ndetse na degrees Celsius 14. Tugiye mu burasirazuba naho bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje, ariko nabo ibyo bicu nta mvura bizatanga, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 15, naho abandi bazaba ari kuri degrees Celsius 16 ndetse na degrees Celsius 17. Mujyi wa Kigali natwe tuzaramuka dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha mu gitondo, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degrees Celsius 17. Ku masaha yo ku gicamunsi hazakomeza harangwa n'imico mu majyepfo, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 27 Kamonyi, Inyanza ndetse n'Igisagara. Mu burengerazuba naho bazaba bafite ibihe by'umucyo ku masaha yo ku gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 27 mu karere ka Rusizi. Majyaruguru naho ku masaha ku gicamunsi bazakomeza barangwe n'ibihe by'umucyo, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 23 mu karere ka Rulindo. Mu burasirazuba naho bazakomeza barangwe n'ibihe by'umucyo ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 29. Mujyi wa Kigali natwe tuzakomeza tubone ibihe by'umucyo ku masaha ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degrees Celsius 28. Turebeye hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri iyi minsi 5 izaza, no kuvuga kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 5, muri rusange hazarangwa n'ibihe by'umucyo muri Afurika y'Uburasirazuba, ndetse turebye mu Rwanda muri rusange nta mvura izabirangwa iboneka muri ayo matariki. Hazarangwa n'ibihe by'umucyo ndetse n'ibihe byiza nta kibazo biteye. Abafite impungenge ko ubushyuhe buzaba bwinshi ntabwo buzaba bwinshi, buzaba buringaniye, ariko muri rusange nta mvura izaba irimo. Umunsi w'ejo rero masaha ya mu gitondo Izuba rizarasa saa 11:54 za mu gitondo, rirenge saa 12:02 za nimugoroba. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.